Turabasuhuje aho muherereye hose ku mpande enye zigize iyi si dutuyeho, abari iburengerazuba, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, twongeye kubaha ikaze kuri Tinyuka TV. Mbese mwaramutse cyangwa mwiriwe bitewe n'aho muherereye, dore ko kuri ino si abantu ntabwo imigabane yose duhuza amasaha. Hari ababyutse, hari abagiye kuryama, hari abari ku gicamunsi. Mwese turabasuhuje kandi aho uboneye iyi video tuguhaye ikaze kuri Tinyuka TV. Turagukunda kandi turakwishimiye. Dushimiye mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri Tinyuka TV. Dushimiye tubikuye ku mutima abantu badufasha bagasharinga ibiganiro tugenda dukora bigiye bitandukanye. Dushimiye n'abaduha ibitekerezo by'ibyo tugomba kunoza neza cyangwa se gutunganya mu gihe bigaragara ko hari ibitarakorwa neza. Aba bantu bose turabashimiye kandi Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe. Muri makeya ikintu tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku mahirwe ahari. Turaganiriza abantu babasha kumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda, ubwo na abanyarwanda muri rusange, ni abarundi, ni abakongomani, ni abagande, ni abanyarwanda bari mu mahanga atandukanye, muri diaspora zitandukanye. Abo bose turabaganiriza kandi ni iby'igiciro cyinshi kuba tubafite. Kuba ngo ufite ukaba mfite ni iby'igiciro cyinshi, ndabishimira Imana. Ubu ngubu iyi video ikintu tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku bintu bibiri ariko bigiye bifite udushami tugiye dutandukanye. Ku mahirwe ahari, hari COVID hanze ahangaha ikomeje kutatumerera neza nk'abantu, nk'ikiremwa muntu. Ikomeje kudukubita rwose, ikomeje kudukubita COVID kandi kudukubita inkoni iryana. Ni ukuvuga ngo COVID reka tuyigire umutwe, reka turebe ikintu cyo gukora. Hari igihe abantu benshi dusuzugura akazi akariko kose. Ugasanga hari akazi bamwe bita ngo ni akazi gaciriritse, ashobora kuba atagakora. Hari ubuhinzi, hari ubworozi, hari n'amahirwe ahari yo gukorera kuri murandasi. Fata isuka, iki nicyo kintu cya mbere. Fata isuka ujya guhinga. Birashoboka ko utabishoboye, ntabwo ushoboye guhinga, ariko burya guhinga ni mu mutwe. Niba udafite imbaraga zo guhingisha isuka, wahingisha. Ibintu byose ni mu mutwe. Korora ni ingirakamaro. Korora wahera ku matungo ufitiye ubushobozi. Ntabwo nkubwiye ngo ufate ibihumbi 100, ufate ibihumbi 500, ufate miliyoni ujye wabona gutangira korora. Wahera ku bihumbi byawe 10, wahera ku bihumbi 50 ufite, ugatangira ukareba. Ubuhinzi n'ubworozi ushobora kuba watangira ugakora, kuko ibi bihe turi kujyamo, ibi bihe turi kwinjiramo, iyi minsi turi kwinjiramo, ubashije kuyirebera mu madarubindi manini, ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye. Bya bindi byo kuvuga ngo nzarya buri munsi ari uko nadeye amafaranga nakoreye 1000, nakoreye icyo cya 5, nakoreye ibyo 2. Uyu munsi nibibura
nibihagarara biragenda bite? Uremera upfe? Ariko hari aho ushobora kujya mu cyaro, mu giturage, ni ukuvuga hatari mu mujyi, ugakodesha uwo murima ku mafaranga atari menshi cyane, ugatangira ugahinga ibihingwa byera vuba nk'imboga. Ni urugero, iyo tuvuga imboga tuba tuvuga imboga rwatsi cyangwa se ibyo bishyimbo n'ibindi byose bijyanye n'imboga muri rusange. Ni ibintu byerera ku gihe gitoya. Ibyo ngibyo wabikora kandi ukabikora utekereza ko bizakugirira umumaro ejo hazaza, utiriwe uvuga ngo nzarya ari uko nakoreye 1000 cya buri munsi. Ukiharika ugashaka iryo tungo, ukorora izo nkoko, ukorora izo hene, izo ntama, ukorora izo ngurube bitewe n'imyemerere yawe. Kubikora nta cyaha kirimo. Urwo ni urwego rumwe. Hari urundi rwego rw'abandi bantu. Biragaragara ko wowe udashoboye guhinga, cyangwa se nubwo unabitekereza uri kurareba ukabona ari iby'abantu wenda batari mu rwego rwawe. Ariko dufite hano ijambo C.O.V.I.D. Ijambo C.O.V.I.D mu magambo ahinnye, tubisize mu magambo arambuye: C.O.V.I.D, create opportunity via internet daily. C.O.V.I.D, create opportunity via internet daily. Hari uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga ukaba wafata amafaranga yawe, niba utagiye muri ibyo by'ubuhinzi, ukayinvestisa mu bintu by'ikoranabuhanga byo gukora, ugakorera, ugashora muri online. Hari business nyinshi cyane zikorerwa online ku banyarwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye, kandi zinjiza agatubutse. Niba gufata isuka bikunaniye, tekereza gukora imishinga ukoreye online. Ariko ukabishyiramo ubushishozi, kuko hano hanze hari nabwo business zikorera online babasambo, babambuzi rwose, batazagucucura bakakurya utwawe watubashoyeho. Ugomba kubanza gutekereza nanone kabiri, ukareba icyashobora kukugirira umumaro kurenza ibindi. Ibyo ni ibintu bibiri narinze ngo tuganire kuri iyi video, kandi bishobora kukugirira umumaro. Reba ikintu wakorera mu giturage, mu cyaro, kijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Icya kabiri, tekereza ku ijambo C.O.V.I.D, create opportunity via internet daily. Hari akazi gakorerwa online umunsi ku munsi kandi kinjiriza abantu amafaranga, gatumye abantu babaho. Ubwo nabwo ni ubundi buryo bwa kabiri ushobora gushoramo amafaranga yawe. So ndakwinginga rero kugira ngo nahawe ho kureba icyo wakora cyakugirira umumaro kurenza ibindi, ugakora ukitezaho, ukabaho, kuko ibi bihe turimo bya coronavirus ntawe uzi igihe bizarangirira. Ntawe uzi igihe bizarangirira kuri ino si. Coronavirus ni ukwiga kubana nayo, ariko tutishwe n'inzara, dukuye amaboko mu mifuka, tugatinyuka, tukareba ikintu dukora cyatugirira umumaro. Ndagushimiye wowe bashije gukurikirana iyi video. Niba utarakora subscribe, wabikora kandi ugasangiza n'inshuti zawe izi video, kuko hari inyigisho washobora gukuramo
ikaba yabahindura mu bitekerezo, cyangwa se ibitekerezo bari bafite bakaba babyagura bagatangira bagashyira mu bikorwa ibyo bari gutekereza byabagirira umumaro, bikabagirira umumaro n'ejo hazaza, ndetse bikagirira umumaro n'igihugu cyacu cyatubyaye. Munyemerere mbashimire, murakagira Imana n'amafaranga.